Ni ibintu bitanu ngiye kubahereza. Wowe wa mugabo uri kunda muri uyu mwanya, icara hasi untega amatwi. Ibi bintu bizagufasha. Niba uri umugabo urengeje imyaka 50 mu mibonano mpuzabitsina rwose akaba nta kigenda, kandi umugore wawe agukeneye, aho kugira umugore wawe agenda hari abwo bajye kumupfubura, ntega amatwi wumva ibingibi ngiye kuvugaho, nubikora kandi ukabikora neza. Reka nkubwire ikintu, urugo rwawe umugore wawe azahora yishimiye igihe cyo cyose. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, amakuru yanyu, muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza. Nkuko bisanzwe ni Chantal Hakiza, mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika, muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana indindiye n'umuryango wanjye. Rero nkuko bisanzwe ntarinje ngo nanone tuganire ku bakunzi banjye mwese, kandi nkomeza kubashimira. Nkunda komeza kubashimira kubwo kunkunda, kubwo gukomeza kunsportinga, kubwo gukomeza gusharinga video zanjye. Ni benshi kwisi amavideo yanjye amaze kugeraho kubera mwebwe. Imana ibampera umugisha. Ndashimira buri muntu wari wese ukora subscribe, umuntu wari wese ukora like, commentary, agasharinga n'abandi. Imana ikumpera umugisha. Rero nkuko bisanzwe muri weekend murabizi topic tuganiraho, hariho abantu benshi bakunda kumbwira ati muri weekend uzaduhereza iki? Hari umuntu yigeze guhura nawe arangije arambwira ngo Chantal, muri weekend uzaduha iki? Muri iyi weekend uzaduhereza iki? So rero buri gihe weekend mbafite icyo ngomba kubahereza, kandi mukunda cyane. Murabizi yuko muri weekend twiga ku mibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye. Murabizi yuko imibonano mpuzabitsina itagenda neza n'urugo ntaho bari kugenda, kubera ko nicyo kintu cyahuje umugore n'umugabo, hanyuma bashobora kuba babana kandi bakishimirana. Ariyo mpamvu iyi mibonano mpuzabitsina itagenda neza mu rugo, urugo byanze bikunze rurasenyuka. So rero hariho uburyo bwinshi imibonano mpuzabitsina idashobora kugenda neza. Hariho uburyo ushobora kuba urwaye, ushobora kuba hari ibintu bura mu mubiri wawe, nibwo burwaye nyine ndi kuvuga. Ushobora kuba nabwo utabishaka just kutabishaka ukabyihorera, ariko ibyo bintu ntago ari normal ku mubiri w'umuntu, ku mubiri w'umugore, ku mubiri w'umugabo. Umugabo ukomeye ashaka imibonano mpuzabitsina, umugore ukomeye ashaka imibonano mpuzabitsina. Ariyo mpamvu mubona kenshi abagore benshi badashobora gutinda bari bonyine mu gihe batandukanye nabo bashakaye nabo cyangwa bapfakaye. Abagabo nabo nuko nguko. So nukubera ko twese umubiri wacu ukeneye imibonano mpuzabitsina. Ntazagira umuntu ukubeshya ngo ntago akeneye imibonano mpuzabitsina. N'abari abatarubaka baba bayikeneye, hari uburyo babikora, nubwo baba babikora mu buryo butari bwiza, ariko hari uburyo babikora. So rero uyu munsi ngewe icyanzanye ahangaha naje kwigisha abantu bubatse kugira ngo imibonano mpuzabitsina yanyu igende neza. Murabizi ko hariho tips nyinshi mbahereza zitandukanye, hariho ibintu byinshi mbigisha bitandukanye. Uyu munsi rero hari ibyo nzanye nanone kugira ngo tubiganireho. Ndibaza nabibwiye, ariko noneho reka nongere mbibwire. Ni Chantal Hakiza, ari ngewe nyiri iyi televiziyo. Ndi mama w'abana 3, ndubatse maze imyaka 16, nubatse igiye kuba 17 mu kwa 7 itariki 19. So murumva yuko urugo ndurambyemo. Mfite experience, nagiriwe amahirwe yo kugenda ku ishuri, hari ibyo navomyeyo, hanyuma noneho na experience y'urugo. Burya iyo umuntu akubwira ikintu harimo biroroshye kugira ngo akikubwire atarinze, nubwo umuntu yifashisha ibitabo agira gute asoma niki byose na za research zitandukanye, ariko iyo hari experience y'ubuzima ufite biroroha cyane kugira ngo ushobore kugira gute, kugira icyo ushobora kuba wasobanurira abantu. Munkubite mwarambwiye ngo ndatinda mu kwivuga. So
mwihangane nyine ubwo nyine nuko nguko Imana yandemye ngomba kugira gute kubibwira noneho tugashobora kuba twagira gute twakomeza ariko nabibwiye. So ubwo rero tugiye kwiga ku kintu abantu barabisabye muri komanteri, abantu baranyandikira batandukanye batinya, hari abantu batinya gushyira muri komanteri byatari bakanyandikira nubwo bitinda kugira ngo mbone izo message ariko ngera aho ngaho nkazibona. Rero narababwiye ngo icyo muzajya mushaka icyo aricyo cyose ngo mbigishe, nzajya nza hano nkibigishe. Bavandimwe ndashaka kugira ngo mbabwire mwihangane none kuba hari icyo ngiye kuvuga. Hano kuri televiziyo ntago nigisha imibonano mpuzabitsina gusa, nigisha n'izindi nyigisho. So ni ukuvuga ko nigisha uburyo bagomba kurera abana bacu, nigisha uburyo bagomba kurera abana, nigisha uburyo ushobora guteka ikintu kanaka, nigisha abasore n'inkumi abifuza amahirwe ya kabiri. Noneho tugira amatopike twiga buri munsi. Reka nze ngire nanone ngire icyo nkivugaho. Groupe nari mfite groupe mbere, nyuma yaho ndayifunga kubera umwanya mukeya nari mfite umwanya mukeya, ntibyanyorohera kugira ngo nshobore kuba nakomeza. Yari imaze imyaka 2 ariko noneho nyuma yaho ndayifunga kubera ko nabonye inshingano nshyashya. Ubwo rero muri icyo gihe nari ndi muri izo nshingano nshyashya, hariho umuntu ugomba kumfasha, n'umugabo uba i Burundi yitwa Jean Dodier. Muribuka ko hari video nigeze gukora ndi kubivugaho, nahangana none ngiye kora ku mentioninga mbere yuko mbahereza ibyo nagomba kubahereza uyu munsi wa none. Wenda hashobora kuba hari abantu batigeze babyumva, ubu ngubu noneho mugashobora kuba mwabyumva cyane kurushaho. Nabo abandi bakunda kumbwira cyane ngo se bamfasha iki, ngo mobile money yanjye ni iyihe n'ibiki byose. Ndashaka ko uyu muntu ari we mwese mugomba gufasha. Niba ukunda ibiganiro bya Chantal, niba ukunda kunkurikira, niba ukunda ibyo nkora, uyu muntu tumufashe kugira ngo agire gute ashobore kuba yamfasha kuyobora izi ntama z'Imana, kubera ko umwanya wanjye aba ari mukeya cyane. Hanyuma rero nari mfite WhatsApp groups z'abubatse, yabubatse. Ubwo narayifunze imaze imyaka 2 kubera ko umwanya wanjye wabaye mutoya wo kuguma kuza kuyitaho. Ariko mbere yuko nyifunga ni kubera ko uwajyaga mfasha telefone ye yapfuye imaze gupfa, so aragenda mara nk'amezi 5 ataragaruka. Bamwita Jean Dodier. Ndanone ndaza hano gushyira muri komanteri uburyo mushobora kwamufasha kugira ngo tumugurire telefone, telefone ye agire telefone nziza ishobora kuba yakwinjiza umuriro, kubera ko afite ubu ntabwo yinjiza umuriro neza. Agire telefone ashobora kuba yagira amamega igihe icyo aricyo cyose, agashobora kuba yaba ari kuri internet kugira ngo amfashe kuyobora groupe za WhatsApp. Ndabinginze bakunzi banjye, ndabakunda cyane kandi namwe murankunda. Niba unkunda, hano muri komanteri harimo information za Jean Dodier, mwohereza amafaranga. Ngewe namaze kugira gutanga ibyo nagombaga gutanga, ngewe kwitanga kwa nyina naragutanze, ariko dukeneye abantu benshi bagomba gushyira hamwe kugira ngo agure telefone nziza ashobora kuba yazafasha muri groupe. So ndagira nkubwire ngo muri groupe twiga amatopike. Nari ngiye kubabwira ngo hano hasi muri komanteri ndashyiramo izina ryiwe na numero ya telefone akoresha iyo ari Burundi. Ku bantu bari Burundi bakoresha Lumi Cash. Lumi Cash niyo bakoresha ku bantu bari Burundi kugira ngo bashobore kuba bamuhereza amafaranga. Hanyuma abantu bari hano mu bihugu byo hanze wakoresha Western Union. Niyo nyanange nakoresheje Western Union. Urashobora guhita uyamwoherereza kwa kundi nyine ushobora kohereza amafaranga kuri Western Union, hanyuma umuntu akagenda kuyafata. Cyangwa niba ushaka yuko ahita yinjira muri telefone akamera nka mobile money, ariko nabonye ari ibintu bitinda, hariho iyo bita Eco Cash. Eco Cash bahita bayikwereka, akaba ariyo washobora kuba wakoherezaho kugira ngo dushobore kuba twamufasha iyi telefone igurwe mu izina rya Yesu, hanyuma ashobore kuba yagira gute yakora umurimo w'Imana neza. Murabizi yuko mu by'ukuri ibintu bidukora biraduhenda, bidukuramo amafaranga menshi cyane. Ngewe narahezagiwe, nabibabwiye, narahezagiwe. Mfite telefone nayo ndi gukoresha hano kuri video, sibyo? Ngewe nishyura buri kwezi telefone yanjye, mpora mfite umuriro muri telefone, mpora mfite internet iri furu. Ariko noneho abantu ba muri Afrika biragoye cyane
rero kugira ngo mbone umuntu ugomba kumfasha ni ukuvuga yuko tugomba kumugura telefone nziza cyane ishobora kuba yamufasha kugira ngo ashobore kuba yafasha gukora uyu murimo. Ubu ngubu groupe nanone narongeye ndayifungura irahari aho hasi, nanone ndaza gushyiramo linki hanyuma uze kuza gukandamo winjire muri groupe. Kugira ngo winjire muri groupe hari ibintu babanza kukubaza, ariko iyo tubonye ko hari umuntu ugiye kuza turamwaprovinga. Ntimugire ikibazo ku badafite amafaranga, ntabwo biri ngombwa yuko mugomba kwishyura ikintu na kimwe, ariko mu by'ukuri namwe rero ndagira ngo mbabwire ngo mudufashe kuri icyo kintu. Icyo kintu cyo kugura telefone Jean Dodier nukimporera uzaba unkoreye cyane, uzaba unyeretse urukundo rukomeye cyane, nicyo kintu mbakeneyeho this moment. So rero iyo groupe dufite ya WhatsApp ni ukuvuga ko kuwa mbere dusengera ingo zacu, hanyuma kuwa kabiri tuganira kuri communication, ibiganiro hagati y'abashakanye. Kuwa gatatu dusengera abana bacu. Kuwa kane tuganira uburyo tugomba gukoresha umutungo wacu mu ngo zacu, no kuvuga umutungo na amafaranga. Kuwa gatanu tuganira uburyo tugomba kubana n'imiryango twakomotsemo kandi naho twashatse. Hanyuma kuwa gatandatu tuganira ku mibonano mpuzabitsina. Ndaza muri groupe umuntu akabaza ikibazo nkamusubiza ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ariko rero niba koko wumva nawe ushaka kugira ngo ubake imibonano mpuzabitsina, kora ko kantu nababwiye, mutanga amafaranga, muhereze amafaranga Jean Dodier agure telefone, hanyuma agiye shobora kugira gute kureberera groupe mu gihe mpari no mu gihe mpari cyangwa ntanahari, ashobore kuba yareberera kugira ngo ntagire ibishobora kuba byakwangirika, kugira ngo byose bize kugenda neza, sibyo? Hanyuma ku cyumweru tuganira uburyo tugomba gufashanya mu ngo zacu, imirimo yo mu rugo, hanyuma n'isuku tugomba kwitaho mu rugo rwacu no ku mubiri yacu. Nibyo rero bintu tuganiraho. Mwihangane nagombaga kubivuga ibi ngibi, ukunda kumbwira ngo mvuga amagambo menshi cyane, ariko hari biba bibiri ngombwa yuko ngomba kugira gute, ngomba kubanza nkavugaho mbere yuko dushobora kuba twakomeza, hakaba ibindi dushobora kuba twaganiraho. Hanyuma rero weekend nziza kuri mwese. Uyu munsi wa none hari ibyo nje kugira ngo tuganireho. Hariho abagabo benshi banyandikiye, banditse muri komanteri, abanditse kuri social media zanjye zitandukanye, banyandikiye kuri email. So rero finalement ikiganiro cyabo n'uyu munsi. Abagabo benshi baranyandikiye bambaza ati Chantal, abagabo batangiye gukura, umugabo utangiye gukura arengeje imyaka 50, hariho changement ziba. Yego, hariho changement ziba mu bintu byerekeye imibonano mpuzabitsina situ. Ni ukuvuga ko hariho ibintu biba mu mubiri wabo, imisemburo igatangira ikagabanuka, kandi imisemburo itangiye kugabanuka rero imibonano mpuzabitsina bwo nyine buri gutangira gusezera gahoro gahoro. Rero nagira ngo mbazanire ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba byabafasha. Umugabo urengeje imyaka 50 n'uri hasi yayo, ariko akaba abona ko nta kintu kiri imibonano mpuzabitsina bitari kugenda neza, amenye yuko umubiri we abura ibyo ngibyo. Ariko noneho byongeyeho bari abantu bafite imyaka ihera ku myaka 50 kuzamura. Abenshi bakunda kuvuga ngo ugasanga nk'umuntu urebye nk'umuntu kanaka afite imyaka 50 n'ingahe, ariko afite umugore ukiri umujene, umugore w'imyaka 25, umugore w'imyaka 30, 30, akavuga ati ariko uriya mugabo, uriya mukobwa mukoze iki? Mu by'ukuri uriya mugore w'umujene afite ntago amufite ngo amubere umutako gutyo gusa, no, ni ukuvuga ko aramunezeza. Umugore ukiri mutoya abashaka imibonano mpuzabitsina, imibonano mpuzabitsina yindi ya buri munsi yayikora umugore ukiri mutoya, sibyo? So rero niba ukuze ukaba ufite umugore ukiri mutoya, ntukajye wibaza ngo kanaka kubera ko afite umugore mutoya ngo kandi tungana mu myaka ndetse amukoze iki. So ni ibindi byose ngiye kubabwira. Uwo nguwo ufite umugore ukiri mutoya, urabyumva neza, ariko agashobora kuba yagira gute, yamubumba mu mibonano mpuzabitsina, kandi umugore muto akaba adashobora kuba yamuca inyuma, byose bigenda neza, imibonano mpuzabitsina buri munsi agashobora kuyikora nta kibazo na gitoya. So hariho rero ibintu bimwe na bimwe ngiye kubabwira. So nagerageje kwandika kubera ko hari igihe iyo ntanditse hari ibyo nibagirwa. Rero uyu munsi ngiye kuba more professional, ndajya nsoma kubera ko narabyanditse kugira ngo nshobore kuba nta kintu na kimwe nshobora gusimbuka. Ni ibintu bitanu ngiye kubahereza
wowe wa mugabo uri kunda muri uyu mwanya, icara hasi untega amatwi, ibi bintu bizagufasha. Niba uri umugabo urengeje imyaka 50 mu mibonano mpuzabitsina rwose akaba nta kigenda, kandi umugore wawe agukeneye, aho kugira umugore wawe agenda hari abwo bajye kumupfubura, ntega amatwi wumva ibi ngibi ngiye kuvugaho, nubikora kandi ukabikora neza, reka nkubwire ikintu, urugo rwawe umugore wawe azahora yishimiye igihe cyo cyose. So rero hari ibintu bitanu ugomba gukora niba uri muri iyo myaka imibonano mpuzabitsina ikaba itagenda neza. Ibi ngibi nubikora ndakwizeza neza mu kwezi kumwe uzabona impinduka, sibyo? Kandi uzabimbwira ahangaha muri commentaire, uzagaruka ubimbwire, ndabizi neza ko bizakunda. Icya mbere bavuga imirire, ugomba kureba uburyo urya. Ese urya gute? Ni ukuvuga ko ugomba kugira gute? Kurya imbuto nyinshi, ku buryo buri munsi at least ugomba kugira urubuto ugomba kurya. Kwa mbere urashobora kurya pome, kwa kabiri ukarya umuneke umaze kurya ibiryo, kwa gatatu ugafata ntuze grapes, kwa kane ugashobora kuba wafata ntuze inkeri, nandi kwishakisha inkeri nayibuze. So no kuvuga ko memke buri munsi ukagira urubuto ugomba kugenda ufata urya bitandukanye, biterwa n'imbuto zihari ziri hafi yawe, ariko buri munsi ugashobora ko wagira gute? Warya imbuto arizo fruit, arizo ndibaza mu Kirundi na hari imbuto, ndibaza ari imbuto, ibyamwa, yego mu Kirundi, ko mano mu ijuru Kirundi. So mu Kirundi ni ibyamwa, hanyuma mu Kinyarwanda ni imbuto. Hanyuma noneho ukarya imboga ni nziza, buri munsi ku ifunguro ryawe ntakabure imboga. Ushobora kurya imboga, urashobora kurya ka salade, urashobora kurya imboga zitetse, spinach ariyo pinari, ukarya ziriya bita imboga zitandukanye uzufite aho ngaho hafi. Reka mvuge ati imboga gusa byonyine uzufite aho ngaho hafi, ibiryo byawe ntibikabure imboga. Hanyuma noneho proteine, ibintu byose bifite proteine. No kuvuga ko proteine ya mbere, no kuvuga ko ugerageza uko ushoboye ko ariko kose rwose, na babandi bafite amafaranga makeya hari uburyo ushobora kubigenza mu biryo byawe. Ugashobora kuba wanashyiramo n'utudagara niba ubushobozi butameze neza mu rugo, ubonye amafaranga ugashobora kuba warya gafi. Noneho hari ifi bavuga ku bantu baba mu bihugu byo hanze, iyo fi numvishe ngiba muri ntuzenye, ntago muri Afrika nta gihaba, ni ifi bita Salmon ni nziza cyane ku bantu baba mu bihugu byo hanze, uzajya uyigura rwose, nayo iri mu bintu byongera rwose imisemburo y'umugabo. Hanyuma noneho inyama y'inkoko ni nziza cyane, inyama y'inkoko ni nziza cyane, kandi ntagigira ibinure. Hanyuma nanone indi inyama y'inka nayo idafite ibinure. Rero jya ugerageza ibyo ngibyo nkubwiye. Bajya bavuga ko n'inyama y'ingurube wayirya indi idafite ibinure, hari inyama iba idafite ikinure y'ingurube, nayo ni nziza cyane, iri mu bintu bishobora kuba byakongera umusemburo mu mugabo. Hanyuma noneho kunywa amazi menshi, ukagerageza basi ku munsi kunywa litiro 2 z'amazi. Hari umuntu ushobora kubura amazi koko? Gerageza wihate icyo bita amazi, nayo azagufasha muri ibyo bintu kugira ngo wongere none wa mubiri wawe ushobore kuba wabyuka. Tugiye ku cya kabiri. Icya kabiri kugira imyitozo ingororamubiri. Urashobora kugenda muri siporo, ukagenda gukora siporo, cyangwa buri munsi ukagerageza basi ukagenda n'amaguru ahantu n'iminota nk'ibiri cyangwa 3, ku buryo uri buze kubira akayasho, uri buze kubira icyokere. Hagati aho ngaho ibyo ngibyo nabyo biragufasha cyane, kubera ko bituma bikongerera imbaraga mu mubiri wawe. So ubwo noneho icya gatatu, tugeze ku cya gatatu. Tugeze ku cya gatatu. Icya gatatu, kuruhuka, kuryamira ku gihe. Gerageza mbere ya saa 6 z'ijoro uryame.
kubera ko bavuga yuko kuryama nyuma ya saa sita hariho ibintu biri kugira gute uburi kubura. Noneho kubyongeyeho, noneho abantu bamaze kugera muri iyo myaka, umubiri wanyu ntago ubu functiona nk'abantu bakiri abajene. So rero kuryama ukaruhuka, ukaryama bikwiriye, urumva, kuryama bikwiriye. No kuvuga ko iyo uryamye bituma uruhuka, ubwonko bwawe buruhuka, noneho ubwo ngubwo ugashobora kugira gute, ugashobora kuba wabona imbaraga zo gushira gute kwegera madamu wawe, mugashobora kuba mwatera akabariro. Ndagira ngo ubwire ngo ibi bintu nimubikora, ndagira ngo ubwire ngo muzabona impinduka idasanzwe mu mubiri muntuze mu bintu byerekeye imibonano mpuzabitsina. Ukirinda icyo bita stress. Iyo umuntu amaze kugira gukura, stress ziramwangiza. Stress no kuvuga ko kugira ibitekerezo byinshi cyane, ugahora wibaza ubuzima bwanyu ko bugomba kugenda, ese bigomba kugenda gutye, igice cyo cyose ugahora uhangayitse mu mubiri wawe. N'ubu uhangayitse, ndagira nkubwire ngo byanze bikunze bizaguma bimanura gahoro gahoro imibonano mpuzabitsina yawe itangire igende nabi. Gerageza kuruhura ubwonko bwawe, kuryama, uruhuke, hanyuma noneho kandi wirinde n'ibintu bya stress muri wowe. Tugeze ku cya kane. Ku cya kane ni byiza kwisuzumisha. Ni ukuvuga ko ugashaka umuganga ugomba kugukurikirana buri mwaka, bya bintu byo kuvuga ngo kujya kubonana na muganga buri mwaka, ukajya ugenda kubonana na muganga wawe buri mwaka, ku buryo ashobora kuba yareba uko umeze mu buzima bwawe, kandi nanone bya bindi akajya agira gute, agashobora kuba yagufasha uburyo ashobora kuba yakuganiriza kugira ngo imibonano mpuzabitsina yawe nabyo ukajya ubimuganirizaho. Ntukagende ngo ubonane nawe agupime nurangiza wigendere. Ariko iyo ubonana na muganga buri mwaka, hariho byinshi apima mu buzima bwawe, akamenya uko ubuzima bwawe buri kugenda. Rero umuntu uri kundaya muri uyu mwanya, umva yuko ko kujya kwa muganga bakareba ubuzima bwawe ko buri kugenda, ibyo nabyo bizajya bigufasha cyane kugira ngo umenye ko ubuzima bwawe buri kugenda, umenye n'impamvu imibonano mpuzabitsina iri gucogora gahoro gahoro. Hanyuma noneho tugeze ku cya gatanu, ari cyo cya nyuma nababwiraga tugomba kuganiraho uyu munsi wa none. Ikintu cya gatanu, nyuma yaho ndaza kubahereza n'icya gatandatu, ndibagiye kucyandika ariko kihise kiza mu mutwe wanjye, nacyo ndaza kukibahereza. Iki kintu cya gatanu ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Kashyire na telefone hasi kugira ngo nkivugeho. Ikintu cya gatanu ni ukumarana igihe kinini cyane n'umugore wawe. Ka kanya gatoya ubonye, gerageza kukamarana n'umugore wawe, kubera ko uko umarana umwanya munini n'umugore wawe niko umwifuza cyane kurushaho, sibyo? Uko umarana nawe umwanya munini cyane niho wumva umushaka. Ariko niba uri wa mugabo, igihe icyo aricyo cyose umwanya wose ubonye wagiye, uri mu kabare, uri gusangira n'aba, uri gusangira n'abangaba, uri gusangira n'abagore n'abagabo bagenzi bawe, ugeze mu rugo saa sita z'ijoro, saa munani z'ijoro, ni ukuvuga ko umugore wawe ntabwo yigeze akubona. Uragera mu rugo deja yasinziriye, adashobora kuba yakwitaho, ntashobora kukwakira neza, urumva, ntashobora kuba yakugaburira. Ibyo bintu byose byo kukwakira neza, kugaburira, kwicarana nawe, ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma imibonano mpuzabitsina yawe ihora igenda neza. Mwigero ukabona nk'umugabo afite imyaka 50 irenga rwose, afite imyaka 55, 60, 65, ariko igihe icyo aricyo cyose kubera ko afite umugore wa wundi uhora wakitinga nawe, wa mugore ukiri mutoya. Niyo mpamvu burya abagabo bakuze bafite abagore bakiri batoya birabafasha cyane, kubera ko bari abagore batoya babazana muri wa mwanya wabo. None kumuzana muri wa mwanya, kuba guhora gufatanya ibiganza nawe, asomana nawe, muri icyo gihe aganira nawe, amukora utuntu dutandukanye nk'utwo ngutwo, biramufasha nawe. Niyo mpamvu uhita ubona nawe yagize gute, nawe yamaze kumujene, kubera ko umugore aramufasha. So rero noneho kuri abagabo none bafite abagore bashatse muri cya gihe,
abagore baba bari hafi kungana imyaka, nabo abagore baba batangiye kugera mu myaka 40 na 50, nabo batangiye kugera muri iyo myaka, icyo gihe ibyo ngibyo ntabwo biba bihari byo kugira ngo ashobore kuba yamufasha kugira ngo ashobore kumwegera cyane kurushaho ibyo bintu byose agomba kubikora. Ariko noneho nubwo yabangana gutyo rero afite imyaka 50 na 60, that's okay. Urabyumva neza, that's okay. We mushakira umwanya muri wa mwanya mutoya ufite, umushakire umubi ruhande, agira ibihe byo kukwakira, agira ibihe byo kugutekera, agira ibihe byo kwicara nawe arebana nawe televiziyo mufatanye mu biganza. Hagati aho ngaho imibonano mpuzabitsina yanyu izajya igira gute? Izajya ihora igenda neza. Ibi ngibi rero ni mubikora, ndagira ngo mbabwize kuri yuko muzahora mugira ibihe byiza cyane mu bintu byerekeye imibonano mpuzabitsina. Hari ikintu ngiye kongeraho mu bintu bijyanye no kunywa. Kunywa inzoga nyinshi zituma umugabo acika intege mu mibonano mpuzabitsina n'imisemburo igenda igabanuka. So rero umugabo uri kunyumva muri uyu mwanya, niba uri umuntu ukunda inzoga cyane, umenye yuko mu bibazo ufite izo nzoga zifitemo uruhare rukomeye cyane. So ni ukuvuga ko niba uri umugabo uri kunda muri uyu mwanya ukaba ukunda ibintu by'ibiyeri, ibiyeri ni bibi cyane, ibyeri ni mbi, ahubwo gerageza uko ushoboye ko ariko kose, nubwo yaba rimwe mu cyumweru, ufata ikirahure cya vin rouge. Ni nziza cyane, izagufasha ho kuguma wiyohamo ibiyeri, kuko ibiyeri nabyo byibica. Hari n'ikindi, ugasanga hariho abagabo kandi batangiye gukura mu by'ukuri, bari kwishyiramo inzoga, za nzoga zikaze. Ziriya nzoga zikaze ni ukuvuga ko Hennessy, Vuduka, ariyo ntuze bayita ngo iki, bayita waragi. Ugasanga ziriya nzoga zikaze ziriya zituma zigira gute? Ziguca intege mu mibonano mpuzabitsina. So rero irinde icyo bita inzoga mu bintu unywa. Ndagira nkubwire ngo winywera amazi menshi ashoboka, wirinde n'amafanta ko arimo isukari, nabyo bizatuma ucika intege. Ariko ibyo bintu byose nababwiye uko ari 6, ndagusabye nkwinginze ngo nubikora, nguhaye ukwezi kumwe konyene, uzabona impinduka, maze nawe ushimisha umugore wawe nawe yishimire imibonano mpuzabitsina nk'abandi bagore, umufashe kurangiza. Hari abagore benshi bakunda kumbwira ngo ubusengo ko ntigeze ndangiza nkiri mutoya, ngo ubu ngubu ngize mu myaka narangiza. Wabuzwa n'ikisego ko mana mu ijuru? Warangiza rwose, warangiza no mu kuvuga temba. Ahubwo uwo mugabo agufasha iki kugira ngo ushobore kuba warangiza? So ubwo rero niba hari ibindi bibazo mufite, mushyire muri komanteri. Utumva ari comfortable gushyira muri komanteri, nyandikira, nzagusubiza, cyangwa nyuma y'ikindi gihe kanaka nshobora kuzakora video nayo bivugaho. Ubwo rero Imana ikomeze kubana namwe, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Ariko niba ushoje kureba iyi video, ntugende udakoze subscribe. Niba utarayikora, kora like, komanteri, usangize n'abandi, hanyuma dukomeze kubakika. Ubwo ndabakunda cyane. Bye bye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga.